Nitwa Atsindiye Chris, nkaba ari ngiye brand manager muri Gorilla Games. Hanyuma nkuko yabikomojeho twari ikiduteranyije uyu munsi ni campaign twagiye tubabwira mu bihe byashize, yatangiye mu ntangiriro z'ukwezi kwa 11 umwaka ushize wa 2021. Hanyuma ikaba ari campaign yari igamije gushaka abanyamahirwe mu bantu bakoresha Gorilla Games, dushobora guha amahirwe yo kujya kureba umukino w'inzozi cyangwa se umukino nakwita ko ari uwo abenshi bifuza kuba bareba, amakipe akomeye benshi bifuza kuba bareba. Ekipe ya Arsenal izaba yakira ekipe ya Manchester United muri Emirates Stadium muri London. Nta nubwo ari kera, ni mu cyumweru gitaha muri weekend ku itariki 23 z'ukwezi kwa 4 akaba ari bwiyo match zabo. So campaign yaratangiye, yagombaga kuba mu gihe cy'amezi 2 kwezi kwa 12 ndetse n'ukwezi kwa mbere. Hanyuma mu yandi mezi yakurikiyeho twakurikijeho process za tombora, kuko ubu bwari uburyo bw'amahirwe. Iyi campaign yakozwe mu buryo bwo gutanga amahirwe ku bantu bose. Hari izindi campaign wenda tugira ziba zifite criteria zitandukanye, aho wenda tuvuga ko ubetinze kurusha abandi n'utsinda, ubetinze amafaranga menshi n'utsinda, ariko iyi ngiyo byari strictly kuba ari amahirwe. No betinga, icyasabwaga ko ari kubetinga kuva ku mafaranga 1000 kugeza amafaranga menshi twakira, no kuba ni miliyoni 10 ushobora kudepositinga. So kuva ku 1000 rero twatanze ayo mahirwe. Hanyuma mu zindi terms and conditions zari zihari, twigeze no kuza hano kubisobanura mu ntangiriro za campaign, tubibwira itangazamakuru nk'amwe abafatanyabikorwa bacu, nuko hari andi mategeko n'amabwiriza abantu bagombaga kubahiriza. Hari harimo kuba umuntu asanzwe afite urwandiko rw'inzira cyangwa se passport, hakaba ndetse hari harimo no kuba wemera kuza mu itangazamakuru nka gutya, kugira ngo twereke abanyarwanda yuko ibyo tuba tuvuga kuba ari ukuri, ntabwo biba ari ukubeshya. Hanyuma rero muri izo selections habayeho none gushakira ibyangombwa abari batsinze. Uyu munsi akaba ari bwo twaje kubamurika. Ni aba batatu, nabasaba wenda buri wese akagenda bibwira mbere yuko nkomeza hereye iburyo ibumoso bwanjye. Nitwa Makuza Patrick. Nitwa Umukobwa Fiona. Nitwa Nason Inosa. Barakoze cyane. Patrick, Fiona na Inosa rero nibo babashije gutsindira aya mahirwe, akaba ari bo banyamahirwe bazajya kureba iyi match. Ndetse tukaba turi kumwe na Ruth Rigoga, nawe ni umufatanyabikorwa wacu muri Gorilla Games, abantu natwe kenshi cyane kudufasha gusangiza abantu ibyiza bya Gorilla Games. Ndetse nawe akarusho gahari akaba ari uko azaba ari kumwe nabo muri uru rugendo bazakorera mu gihugu cy'Ubwongereza. Murakoze. Uyu munsi njye nabonaga mufitiye ubwoba n'amatsiko n'igishyika bitewe n'uko byagiye gutangira tukiri mu bihe bikomeye bya COVID-19. Nabonaga ko igihe bizagera hagati bigahagarara, ariko nshimira Imana ko ibintu byagenze neza. Ikintu cya mbere kintunguye, twahuriye twagiye gushaka visa. Ntabwo nari mbizi ko turi mu rugendo rumwe, turimo barambonye. Ikintu kintunguye kinanshimishije ni uko mu bantu batsinze harimo umuntu w'igitsina gore. Ntabwo nari mbizi ko nyine abantu b'igitsina gore bapfa gutinyuka gutega. Birashimishije. Prince avuga nanjye bagiye kuvuga ko ari bano basore babiri, numvaga abantu batatu. Ni ibintu byiza rero, ntekereza ko byonyine kuba ari urugero, hari n'abandi bazahita bitinyuka ko hari ibintu byinshi abantu bazi ko ari iby'abagabo nta mugore ushobora kubikora. Hanyuma kandi kuba inzozi zibaye impamo, ntekereza ko abantu bagiye kubona uburyo Gorilla Games bari serious, kuko abantu benshi ndabyibuka mu minsi ya mbere dutangiye kubivugana bavugaga ibyo ngibyo ngo kutubeshya no gusheka mitwe. Ntabwo abantu bakumvaga ko inzozi zaba impamo. Ni byiza rero ko noneho igihe gishyitse no mu bintu byanteraga ubwoba navugaga ibaza abantu bateze bikarangira ku munota wa nyuma hajemo ikintu gituma batagenda. Hari igihe bishobora gutuma abantu bumva ko iyo mpamvu siyo yaba impamvu nyamukuru, bari batekereza ko hari wenda babakinishaga.
kuba rero bishyitse ni ibintu byo kwishimira. Felicitation ku batsinze, ndizera nashidikanya ko tuzagira ibihe byiza kuko nanjye dusaba turi kumwe, nanjye ni inzozi zibaye impamo kuba nzajya Emirates. Nari kubwira bugingo mu kanya ngo ikintu kimbabaje ariko tutazaba turi oti, yani nibyo byari kumushimisha cyane, ariko nyine nta kundi na Emirates ntekereza ko tuzagira ibihe byiza. Nshimira cyane Gorilla Games ko aho abagabo basezeraniye aho bahise bavuga. Mwarakoze gutekereza ikintu nk'iki ngiki, abantu bose baba bafite inzozi zo kujya kureba imikino nk'iyi ngiyi, kubagera kuri stade nka Emirates, usibye buri munsi uba abantu tuyirebera ku mateleviziyo. Ntekereza ko tugaruka dufite ubuhamya tuzaha abandi ku buryo buri muntu ushobora kuzagira iyo nzara n'inyota nawe yuko yazajyayo. Ibindi byinshi tuzabibabwira tugarutse. Mbere na mbere nabanza gashimira Gorilla Games ko hari igihe umuntu ntangiye ku giti cyanjye nabikoraga nabanje kubikora mu buryo bwo kwishimisha, ariko kigera aho ndavuga nti nkomeje kubona amahirwe Gorilla Games igenda itanga, yishyizemo n'akantu ko umuntu ashobora gukabya inzozi. Ndavuga nti ngomba gukomeza nanjye nkarako n'abamubonye. Barakoze cyane kuba umugani barigaho abagabo basezeranye niho bahuriye, ntabwo twari tuzi ko ibintu byabaho. Yewe nagiriye telefone y'umugabo undi iburyo, arahamagara ambaza amazina yanjye ko ariyo n'undi yari ayafite, amusubiza arambaza ndetse afite passport. Ndavuga nti yego, ushobora kwemera gufatwa ifoto ukamugana n'itangazamakuru, ariko kubera ko nari nzi numvaga icyo ashaka, nari nsanzwe nkurikirana amaradiyo cyane cyane BNB FM, barabivuze cyane n'amaradiyo agiye atandukanye, mpita numva hari icyo ashaka kumbwira. Ndavuga nti ndemera kuko icyo byanze bakanukaga mbyujuje, ariko sinashira amakenga. Njya mu gisimenti ku biro, ndakomanga ninjiramo nsangamo abagabo babiri. Iki gihe yari amasaha akuze abakozi basanzwe batanze, ndabwira njye nahamagawe n'umuntu urambwira ngo no muri Gorilla Games, ariko ntabwo nashize amakenga. Nagize ngo wenda ni bamwe bateka imitwe ushaka gutuburira umuntu. Bereka nimero, barareba mugenzi we ajya muri telefone, ahita asanganiye arambwira ngo uwo mugabo niwe ubishinzwe iyo campaign, azajya bagenda bakudetinga ko ibintu bizaba bigenda bikurikirana. Yewe ndigendera nsubira mu rugo, ariko nkomeza gukurikirana ngendera ku mabwiriza yari yatanzwe mu buryo bwo gukina. Niko kuri ibihe byagiye bikurikirana niko yagendaga twakudetinga ibigezweho n'ibihe tukamwitaba tukabikora. Finally twicara ahangaha, ndashima Imana ku mutima. Mfite umushuti wanjye umuntu wabinyigishije, yarabanje arangirira nyine, nanjye maze kubona ko nabitinyuka noneho, maze kubyumva neza cyangwa se kubyumva gakeya, nanjye ndabikora. Rero kurya ntabwo wabikora rimwe kabiri ngo ntumve. Nanjye iriya stade nayitekereje kuva ndi umwana muto cyane, sinashobora gutekereza mu niyihe kipe nshaka kureba cyangwa iyo numvaga kuba muri iriya stade gusa numva ari ibintu bihambaye. Rero ndumva ni inzozi zabaye impamvu mu gihe ntanabibaraga, kuko niba ari ahantu ntatekerezaga kuba najya rwose, mbese byarantunguye. Navuga ngo ndindiriye kureba ikizakurikira kuko byarantunguye, ndindiriye ko biva mu nzozi nkabibona nabigezemo. Nanjye ndashimira cyane rero kuba yaraduhaye amahirwe. Navuga ngo abantu nk'uko babitekereza ntabwo ariko biri. Abantu batekereza ko iyo habonetse amahirwe nk'aya haba mu kimenyane, nta kimenyane kibamo.
igihe ndibuka batangira kubyamamaza twarebaga televiziyo twicaye muri salo na madamu ntabwo ati urebera publicité bari kunyuza ndi kubibona uzajya ako kanya n'ubu byarageze mu kwa kabiri birampamagaye maze kumpamagara batubwira ibya bintu biratangiye arambaza no kwimugabiza amaze igikorwa niba mbifite niba ndabifite zana kongera kubona n'itangazamakuru ndabyemera processes zirakomeza ubwo icyo navuga ni uko kuko abantu batekereza ko habamo amanyanga cyangwa bakavuga ibintu batashyira mu bikorwa ntabwo ari byo imvugo niyo ngiro avuga ngo ku bwacu nta mahirwe tubonye buri wese aba yifuza kuba wakandagira mu Bwongereza ntabwo ari buri wese ukandagirayo ariko aya mahirwe adabaye avuga ko navuga ngo bakomereza n'abandi kandi twabashishikariza kuba bakora ibyo basabwa ibindi bigakorwa n'ababishinzwe. Bazagenda tariki 21 barare muri London, 22 barare London, 23 barebe match, abongere barare muri London 24 nibwo bafite return flight. So urumva ayo majoro 3 urara mu mujyi nka Londres, ari twe tukumenyera ibyo kurya, tukumenyera ibyo kunywa, buri kimwe cyose ntabwo nkeka ko ari amafaranga make.